Bugesera Football Club and Kuko Inkoko Koko. Thank you so much. Yes. Hello guys, mbasuhuza cyane dukomeza n'inkuru zikomeye cyane hano kuri Mix TV. Amakuru Mix TV tubaha inkuru zose, imikino, imyidagaduro, ntambara, byose bicaracara ni Mix imvange. Bashimira cyane rwose muri abantu b'abagabo cyane. Mura subscribe, mubikora neza, share, comment. Murakoze cyane. Tumanuka n'inkuru ikomeye cyane numiwe. Mbega inkuru mu mupira w'u Rwanda niho hantu haba udushya dukomeye cyane. FC Bugesera, FC Nyamata. Habaye agashya rwose. Habaye agashya gakomeye cyane. Gusa nshimira ko nanone habonetse umuterankunga ukomeye cyane witwa Kuku. Kuku ushobora kuba rituruka ku ijambo ry'igiswahili rivuga kuku. Kuku ni inkoko, ni kampani icuruza inyama z'inkoko, niyo yabonetse nk'umuterankunga mukuru wa Bugesera FC. Ubwo twari turi aho ngaho, abakinnyi batoye umurongo, buri mukinnyi bamukubita ikiro cy'isake y'inyama zifunze mu ishashi rwose, agendwa benshi barangije kuzikaranga. Abakinnyi nka 27 batoza umutoza umenya bo bampaga nk'ibiro 2 cyangwa se nka 3 kuko ari umutoza. Rwose iyi nkuru tuzagumya kuyikurikirana tumenye inkunga niba bazagumya kubaha inyama, niba bazabaha amafaranga, nabyo tuzagumya kubimenya. Ubwo mu minsi iri imbere dushobora kuzabona skoro kubita ikese buri mukinnyi, ikese cya skoro akakijyana akajya agisoma wenda.